Imana ishobora kuba yaremeye ko iyi covid iba kugira ngo abakristo benshi bazagaragare bashyitsi. Ubu rero hari abantu bagiye kurangiza bizabasangiza neza bafite amapeti ya gisirikare muri ubu ni ku musozi bari benshi baraneshejwe baraguye. Imana yohereza ikintu cyitwa imvura. Umusirikare rero ibyago byose ingaruka zose arazirengera. Imvura yatunyagiye amasaha 12 yadutangiye saa 7 z'amanywa hagati ya saa 7 na saa 8 itugeza saa 10 za mu gitondo mu ishyamba cya Kinyamakaraje ku musozi muremure. Imbeho ihaba iteye ubwoba ku buryo igicuku cyageze umuntu umubiri wihimye kubera imbeho n'imvura. Imana ivuga natwe tubwira to nicyo nashaka kongeraho ntigezeho mbashyize ku mwanya mwiza none mugiye gutangira duhabwa n'amayereko mugiye gutangira umurimo wanyu nagira ngo ndebe ko muza abakozi banjye neza. Murakoze, nitwa Nyiramisigaro Domina, uyu ni sheri wanjye. Ubwo rero Imana yaduhamagaye kuyivugira ubutumwa, ni umuhamagaro nyine Imana yaduhamagaye kugira ngo tuyivugire aho idutuma. Arakoze cyane Domina, reka noneho twinjire mu kiganiro neza. Ngiye kubabaza, tujye kuganira ku kigendanye n'ukuntu umuntu ahamagarwa. Mbese umuntu ahamagarwa gute, yumva ijwi gute, nicyo mugiye kutuganiriza. Murakoze. Umuntu yumva ijwi, arahamagarwa akumva ijwi ry'Imana. Mu gitabo dusoma muri Bibiliya yera hari benshi bagiye bahamagarwa buriya kugira ngo wumve ibintu neza nuko wagira igihe cyo gusoma Bibiliya cyangwa habaye ikiganiro nk'uku tukagira umwanya wo gusoma kurambura Bibiliya tugasoma ku bantu benshi bagiye bahamagarwa kandi abantu benshi bahamagarwa mu bihe bikomeye ntabwo bahamagarwa ibintu byo mu bintu byoroshye. Iyo usomye nk'igitabo cy'Abacamanza ukareba umukozi w'Imana umwe witwa Gideon, Bibiliya igaragaza ko yari umuhererezi mu muryango w'Abamanase, yari umuhererezi. Gideon nawe yarahamagawe ahura n'ibibazo bikomeye buriya mu muhamagaro habamwo ibibazo bikomeye habamwe intambara mu muhamagaro. Ahamagarwa mu ntambara y'Abayisiraheli barwana cyangwa se n'aba Filisitiya. Arangije yari umuhererezi ari umwana mutoya biramugora cyane. Ijwi ry'Imana cyangwa ijwi rya marayika rimusanga ari mu gikari ngo ari hase kuringano ngo azihishe Abamidiyani kuko Abisirayeli barwanaga. Abamidiyani nibo babarwanyaga bakabasahura nk'uko muzi intambara yibaye kuko bimeze. Yumva ijwi ry'Imana ubwo umuhamagaro wa Gideon watangiye. Yumva ijwi ry'Imana rimuhamagara aramubwira ngo wamunyemba kandi rimuhamagara rimwita izina. Iyo mu muhamagaro wawe rero hari gihe witwa izina ukikanga ko nzi ko nitwa Filipo hano mvize nitwa Mbaraga bije biti. Riramubwira ngo wamunyembaraga we uko izo mbaraga zawe zingana genda ukize Abisirayeli. Ahamagarirwa kuba ari ugiye gukiza Abisirayeli kubarwanirira no kubaneshereza. Niwe ugiye kubarwanirira no kubaneshereza. Yumva ni umunyembaraga avugana n'Imana nkuko nawe byakubaho. Niko se Nyagasani mwami ko genda umuhereze mu muryango w'Abamanase wacu abandi umwana ukaburuza intambara iwacu ukaburuza intambara mu gihugu cyacu ni kuki ibyo byose bitubaho je nakora iki nashobora iki. Imarayika w'Imana amubwira ngo uko izo mbaraga zawe zingana genda nkugabije bariya Abamidiyani ugenda ubarwanye kandi uzabashobora kandi uzabanesha. Gideon akimara guhura no muhamagaro rero kandi ari umuhererezi kandi mu rugamba rukomeye mu ntambara ikomeye mu nzara agira ikibazo numva nabwira nagiraho umuntu inama. Niba wumvise ijwi ry'Imana rivuga ryaza mu nzozi ryaza ku muhanuzi ryaza wenyine kwari ijwi ry'Imana riza uri wenyine ukumva ijwi rivugana nawe. Hari ijwi riza mu mutima mw'imbere kumva umutima wawe uri urakubwira cyangwa kumva ijwi rivugira inyuma yawe nk'iryo madamu yajyaga yumva. Icyo gihe uhura n'ibibazo bikomeye muri uwo muhamagaro. Mu muhamagaro habamwe intambara ikomeye.
Gideyoni abwira marayika ati ibyo niba bitubayeho se tubigenze duti. Marayika atangira kumugira inama. Buriya iyo habaye umuhamagaro ijwi ry'Imana rikakuzaho, iyo ubaye umunyabwenge usobanuza Imana, ubaza Imana ukabaza icyo wakora. Gideyoni yaravuga ati mbigenze guti, ikimenyetso kigaragaza ko ari we tuvugana mwami ni ikihe? Gideyoni asaba ikimenyetso. Twahoze tuvuga mu kiganiro dufite cy'ubuhamya tuvuga ngo mu muhamagaro w'umuntu haba harimo ibimenyetso bigaragaza ko Imana ari muvugana kandi ko izagushoboza. Kandi muri uwo muhamagaro ugomba kumenya ko hazavonekamo intambara, ariko izo ntambara nizizaza kubera ko ari Imana izaba yakwihamagariye uzakomera. Buriya umuntu agiye gukizwa adafite umuhamagaro kenshi ntaramba, agwa vuba. Ubutumwa atari umuhamagaro kenshi avuga ubutumwa butari bwiza, nawe yica ubutumwa. Ariko iyo ufite umuhamagaro w'Imana, waravuganye n'Imana, ijwi ry'Imana urizi wana naryo, uvuga ubutumwa ntacyo wishingikirijeho. Umuntu udafite umuhamagaro rero akenshi akizwa nabi, akizwa uko adakwiye gukizwa. Yubaka ku itorero nk'aho kubaka yakubatse ku Mana, yubaka ku bintu abona, yubaka ku nshuti nk'aho yakubatse ku ijambo Imana yamubwiye, yubaka ku bintu byamushiraho akabivamo, yubaka ku bavandimwe bagashira, yubaka ku muyobozi w'itorero, umuyobozi icyo amushaka atakibona akagwa. Niba abandi mwumva ngo baraguye. Imana itugire neza rero. Umuhamagaro uragenda umbwira icyo wumva, uko wumva ubyumva, nyangira icyo gusobanurira. Ariko umuhamagaro w'Imana ni uwo nguwo. Hari abandi benshi naguhingera bagiye bahamagarwa bumva ijwi ry'Imana. Ni gute umuntu abasha kumva ko ari guhamagarwa? Aka kanya nshobora kuguhamagara mu izina ukabyumva, ariko nimba umuntu ahamagawe n'Imana ni gute ashobora kumva ko ari guhamagarwa? Yakwitaba gute? Mu mpano ya mbere umuntu Kristo winjiye mu rusengero agira, iya mbere niyo kumenya ko ijwi rivuze rimuhamagaye. Iyo wumvise ijwi riguhamagaye utarasobanukirwa, wegera abantu bagukuriye mu by'umwuka ukababaza, numvise ijwi. Marayika w'Imana yigeze ahamagara umukristo umwe, ni Samweli. Yumva ijwi rimuhamagara. Arabaza ati ndi hano, ndinde, urinde umpamagara. Ijwi rije kabiri, ijwi rije gatatu. Aragenda abwira umubyeyi we mukuru mukuriye ati numvise ijwi rimpamagara ugira gatatu. Iri jwi ndi kumva risobanura ngo iki? Umusaza arambwira ati iryo jwi wumvise ni irya marayika w'Imana. Niryongera kuguhamagara uribwira uti ndi hano Nyagasani, uriye karibu. Icyo nakubwira ni uko guhamagarwa, iyo wumvise ijwi riguhamagara ukikanga ukumva ijwi riraje riravuze, cyangwa kumva rirakuvugiramo imbere, icyo ukora cya mbere ni ukwegera umuntu ugukuriye mu nzu y'Imana wagutanze gukizwa. Kenshi rero igihe unahamagarwa utari wajya mu rusengero, utarakizwa, utazi Imana, wibera hanze rwose, burya umuntu utakizwa nawe arahamagarwa. Ijwi rikaguhamagara rishaka kugira ngo ujye mu gakiza, ukabeberwa iryo ari ryo. Ariko no gusenga ntabwo ubizi. Icyo gihe wegera ushaka umuntu uzi usenga, barahari, ukamubaza. Wagira umugisha ugashaka umuntu ufite mukuru mu gusenga, umaze igihe kirekire asenga, uramuzi, ukamubaza ko numvise ijwi rimpamagara. Ngewe reka nguhe urugero. Narindi mu itorero ry'Abaporo, ariko ntakomeye, rimwe nza kumva ijwi ry'umuntu rigaragara nk'umuntu, umuntu arampamagara akajya ko duhuye, wese wumva umuhamagaro wo gukizwa. Akambwira ngo Philip Karame, wavuye mu gihuru. Yazaga ari umuntu nkanjye, yari umwarimu icyo genda muzi, va mu gihuru. Ukibwira ngo uwo nguwo ukubwiye ngo ubwo ni umuntu, si umuntu, ni Imana igushaka. Umuhamagaro watangiye, Ni Imana yaguhamagaye inyuze muri we. Ubwo iryo ni ryo jwi rya mbere ryiza basha gukurikiza, rinyuze mu muntu mugenzi wawe uzi ukundi ukijijwe. Ati uba mu gihuru uze gusenga. Aho uri ndetse ndi mu gihuru jewe. Aho uri ni mu gihuru. Ko mbona ndi hano heza se. Uri mu burya mu byaha ni mu gihuru. Aza kabiri, aza gatatu. Amaze kuzubwa gatatu, noneho nararose. Numva wa mwarimu aragaruka mu nzozi nsinziriye. Ahamamagara mu ijwi ryongora ritoya, rivuga neza. Ngo niko se Fili, ni
ngo ntabwo urava mu gihuru ngo uze unkorere. Ndikanga, uzaza ryari kunkorera ngo uve mu gihuru? Ntizaza ejo. Ngo nuko urakoze, ngo nanjye ngo ntacyo uzamburana. Ubwo mpita nkanguka, mpita menya ko Imana ishaka. Ndagenda nsanga wa mwarimu ntinumvise, noneho waje nijoro umbwira ngo ninze ngukorere, ngo nive mu gihuru. Ni none ndaje. Yahisemo umuhamagaro wo kuzaza ku cyumweru gusenga. Ntangira rero umuhamagaro gutyo. Uko niko nahamagawe. Rero guhamagarwa no kumva ijwi ry'Imana, ijwi rye riza rinyuze mu muntu muhura mu nzira ukijijwe. Hari igihe rinaza usinziriye ukarota, hari igihe rinaza ukanduye ukajya wumva ijwi rya inyuma yawe nkuko yaryumvaga. Aho hose ni ijwi ry'Imana rinyura uhamagarwa. Bisaba iki? Bisaba ngo niba urose kumva ni ijwi rikuvugana nawe mu nzozi, egera umuntu ukijijwe, umukristo ubona umwizerwa, umubaze akugira inama. Noneho ukurikira amagambo iryo jwi rikubwira, urobanure mwaya wumva wakurikira. Ikindi cya kabiri, kumva ijwi nanone usinziriye mu muntu runaka no mu mutima mw'imbere, ushobora kumva ijwi ry'Imana. Uwo ni wo muhamagaro. Ubugiye nitwa umuvugabutumwa w'umuhamagaro. Iyo uri gukora umurimo warahamagawe, ntabwo ubasha kubivamo. Uhura n'intambara ukazitsinda, uhura n'ingorane ukazishobora. Iyo uriho uririmba ari umuhamagaro, indirimbo uririmba uzigumamo, ntabwo reka kuririmba. Kandi wirinda ibyaha bikemera. Iyo wahamagaye burya kurinda icyaha biremera. Iyo wahamagawe, ikigeragezo cyose kikuzaho, abantu barakwanga wowe ukabakunda. Kuko si bo bakwanga, ni Satani ugira ngo akunyage ibyiza by'ijuru. Iyo wahamagawe uba warabwiwe n'urugamba uzahura narwo. Rero muri make mu muhamagaro w'umuntu habamo inzitizi, akunda kuba mu intambara. Niba uhamagawe rero itegure ko ugiye guhura n'intambara. Ahubwo tangira wige gusenga, usenga Imana uburyo izagufasha muri izo ntambara. Kandi yari Imana yaguhamagariye, ijwi ry'Imana mwavuganye, byanze bikunzira kuneshereza. Imana ishimwe. Reka nawe atubwire uko yumva umuhamagaro we, narangiza anatubwira uko yahamagawe. Aratubwira ijwi yumvise ni ryari nk'iry'umuntu, ryari ry'Imana. Dusobanure. Ijwi numvise, numvaga ari ijwi ryongorera, rinyongorera. Noneho rero nkaryumva rikaza rinyongorera, ngo uwo murimo ntabwo ariwo nabashinze. Ryaje kabiri, ariko ku bwa gatatu noneho numva umutima ugiye kumvamo, numva urenda gusohoka. Ndavuga ariko se ntibi ni ibiki birimo bimbaho? Nibwo nahagaritse umutware wanjye, rero ndamubwira nti igihe ndumva ngiye gupfa, ndumva umutima uri mu mvamo. Ntariko ijwi rirambwira ngo uwo murimo si wo nabahamagariye. Mbese twagendaga tujya guhinga, ariko tukajya guhinga Imana yaratubwiye ngo tujye kuvuga ubutumwa, tukabyirengagiza. Ariko nyine tukabyirengagiza atari ko bigomba kumera, kubera nyine no kubona imibereho twari dufite nuko twari tumeze, tukumva ntabwo tuzakomeza uwo murimo kandi nta mibereho dufite. Ubwo rero maze kumubwira byabaye ngombwa kugira ngo tuhure n'ibibazo. Ibibazo biba byinshi cyane, Imana iradukubita, iratunoza, ariko biba birebire, biba ibibazo birebire. Nagiye mpabwa ubutumwa, mbese mpabwa ubutumwa agiye nabuhawe ndi ku nkoni y'indwara Imana yanteje. Ubwo ngubwo ndangije, Imana impa ubutumwa, irambwira iti ibyo ari byo byose nguhaye ubutumwa, uzagiye n'umvugire, uzagiye n'umbwirira abantu banjye. Ubutumwa bwa mbere nabuhawe muri Yeremiya 8:20, ubundi mbuhabwa mu Bagalatiya 3:1 kugeza ku wa 2, ubundi mbuhabwa muri Zaburi 95:7 niwo mbese nyamukuru, ariko ni Zaburi yose. Ubwo ngubwo n'ubundi butumwa nagiye mpabwa, ariko nabuhawe ku nkoni, ku buryo maze gukira
nahise numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo ubwo nugukize. Nagiye kuvuga ubutumwa ahantu ku mudugudu w'Ivumbi ngenda mponda umutwe, Imana irambwira ngo nutagenda ngo ujyeyo ubambwirire, noneho uramererwa nazi birushijeho. Ubwo ngubwo rero nagiye mponda umutwe ku buryo abantu bambonye mu rusengero njya kuvuga ubutumwa. Imana ibyo yari yambwiye kujya kuhavuga baravuze bati ariko se ubundi uyu muntu yareka akabanza koroherwa, ntazi ameze nabi. Numvaga nimbirengaho kandi n'ubundi ndi ku nkoni, numvaga n'ubundi ndi bupfe. Ubwo rero nemera kugenda njya kuvuga ubutumwa, kandi ibyo nahavugiye rwose byahise bisohora. Imana idufashe kandi tugirire neza. Kumvira Imana rero ni byiza, nubwo tugira ibintu nyine twishingikirizaho, ariko niba wumviye ijwi ry'Imana ukumva Imana ikubwira ngo nkorera iki, icyo nagiraho inama abantu nuko bakumvira ijwi ry'Imana ntibinangire imitima, bakayikorera babikunze, kuko iherezo ryo gukorera Imana ni ryiza. Reka tugaruke inyuma, wagiye utubwira ubutumwa wagiye uhabwa, wabuhabwaga mu buhe buryo? Nabuhabwaga ndyamye nijoro, noneho nkumva ijwi rimbwira ngo, kubera ko nari meze nabi pe, ntanibyutse, ariko ijwi ryazaga ryarampamagaraga ngo byuka, nkabyuka. Namara kubyuka ubwo ijwi rikambwira ngo fata ikayi nkayifata, nkabwira sheri wanjye n'ikaramu nandike. Ntabwo yanyandikiraga. Ubu ikayi irimo ibintu byinshi cyane byanditsemo Imana yampaga. Noneho rero nkandika, namara kwandika nkongera nkiryamira. Wumvaga ijwi cyangwa wumvaga ari ibitekerezo bikurimo ukabitekereza ukabyandika? Numvaga ijwi. Wumvaga ijwi wumvaga rimeze ni iry'umugabo ni iry'umugore? Numvaga ijwi ryongorera rituje, noneho rikambwira ngo byuka, ngo maze ngo rero ngo byuka ngo wandike, ngo ubu ni ubutumwa ndimo guhabwa kugira ngo uzagende umbwirire abantu banjye, ubundi bagaruke bahindukire bave mu byabo. Ubundi rero nyine nkabyuka nkamugana ngaho byuka, ugenda unzanira ikaramu umpereze n'ikayi nkiyandikira, namara kwandika ubundi rero nkongera nkaryama. Hari ikintu abakozi b'Imana cyangwa se abakristo bakunze kuvuga ngo kuvugana n'Imana, ngo Imana irambwira iti, ubundi ibikubwira gute, muganira gute, ni gute umuntu aganira n'Imana? Umuntu aganira n'Imana rero hari igihe izi ikagukomanga ikakubwira iti byuka, ukabyuka, ukicara ukumva ijwi rituje rikuganiriza. Ubundi rero rikakubwira ibyo rikubwira, ubundi byarangiza rikigendera, ugasigarana uwo mukoro rikubwiye. Ntabwo ari igipindi, ni ibintu bibaho. Reka Philippe nawe atubwire, dukunze kumva kenshi cyane abakristo, wenda akenshi bikunze kumvikana muri ADPR cyangwa se no mu bandi bakristo bakeya, avuga ati yewe navuganye n'Imana, Imana yarambwiye iti, yampaye isezerano ati, kandi ubwo ariyo yabivuze no kubikora izabikora. Ariko ni gute umuntu avugana n'Imana? Nibyo ni muri ubu buryo twagiye tuvugaho. Wenda nanjye niwo mpamagaro wanjye, nanjye Imana yarambwiye, n'ubu nirwa mbwira abantu ngo navuganye n'ijuru. N'uyu munsi ndacyavugana n'ijuru. Ijuru rikamukavugana, ukumva amajwi akavuga, akabyumva neza. Byana ngo ukareba mu ijuru. Se nkubwiye ko mu ijuru tuhareba, wabyemera? Mu ijuru ngenda hareba, gutya nkazamura amaso nkahabona. Ubu mfite amakuru y'ijuru, ngenda mbwira abantu buryo ki bagomba gukizwa, kuko navuganye n'ijuru. Ndetse n'uriya mugabo witwa Yesu, cyangwa se uriya mukwe wumva ngo uzaza gutwara umugeni, uramukwe naramubonye ava mu ijuru. Rikinguka ndireba iwe mu inzu mu ijuru, ndayibona uko isa, uko yubatse, uko imeze, n'ubusitani buhari, amanuka mureba, n'ivatiri nziza mureba, na lisite mu ntoki yanditseho abantu bagomba kujyana n'umugeni, mbareba, ibiganiro byose bibera aho mbireba. Bivuga ngo rero uvugana n'ijwi ry'Imana, muravugana, ari byo byitwa kuvugana n'ijuru, ukaryumva mu buryo nka butanu navugamo. Uburyo bwa mbere bw'ijwi ry'Imana, hari igihe mu mayerekwa kenshi ubusinziriye, ijwi rikaza ari nk'umwana mukuru w'imyaka nka 12, mukavugana. Akenshi
uwo muntu ntabwo umureba, uba umwumva iburyo bwawe, ntabwo agenda ibumoso, kiraziririzwa agenda iburyo. uba umureba, uba umwumva utamureba mu maso, wumva imbaraga imirindiye, kumva n'ijwi ryongorera ridahutaza. Iyo rireba ijwi rihutaza uba warananiranye, rikaza rigukabukira. Ariko iyo mukigendana ucyumva wumvira, riza ari ijwi ryongorera, riza gahoro, rikaza ukaryumva. Ubundi buryo rizamo ni uburyo bwo kuza kuba nanone usinziriye, mukagirana ikiganiro n'iryo jwi cyangwa se n'uwo muntu. Ubundi buryo ni ubundi buryo rizamo, rikaza mu mutima wawe mo imbere, ukumva umutima wawe uriho uravuga, ukumva umuntu muvugana mu mutima, ku buryo udashobora kunyeganyega. Ubwo ni uburyo butatu buzamo. Uburyo bwa kane ijwi ry'Imana rizamo ni ijwi riza mu muntu runaka, nk'uko naze mbivuga, rinyura mu uriya muntu akakubwira ngo mu muhanuzi. Hari umuhanuzi mu rusengero uza akavuga mu ndimi, ijwi ry'Imana rikamanukira muri uwo muntu. Hari n'uzaza wumva agufasheho, arakujyanye mu iguni, agiye kuguhanurira. Kurikira ibintu akubwiye, ijwi ry'Imana ryaje, kurikira ibintu ari akubwira. Hari n'uzaza avugane nawe ameze gutya murebana, Imana irambwiye ngo, burya iryo jwi abaryumva muri we, rimanuka ryumva mu rusengero gutya ku mugaragaro, nk'umwanya n'umwumva ijwi ryewe ririho rivuga, tubona nk'uko turi kumwe, nkaba mfite ijwi turi kuvugana wowe utazi ko rihari, ryari rye ndyumva gusa. Iryo ni ijwi. Hari uburyo wumva ijwi, kumva ijwi rivugana nawe rivuye ahantu kure, kumva riri muri wowe, nk'umwaba ndi hano mvugana n'umuntu, ngiye mwumva ntanamubona, nawe uri aho kandi utazi ko turi kumwe n'umuntu turi kuvugana. Iryo ni ijwi. Bikasaba kugira ngo rero iyo wumvise iryo jwi utarakizwa, utaragira uburambe muri ibyo, wegera abantu, namye mbivuga kuva kare, wegera abantu ubabwira ibyo uri kumva, noneho bakuyobore, bakubwira uko uzitwara. Reka tukiri aho, hari ahantu wigeze kuvuga uti njya mvugana n'ijuru, narebye mu ijuru, uravuga uti nabonye na wa mukwe cyangwa se Yesu amanuka mu ivatiri ye afite lisite. Kandi ubusanzwe Bibiliya itubwira ko aba ari ku ifarashi. Iyo vatiri ni vatiri ki? Byoroshye cyane, kuko buriya ifarashi nazo turazizi mu buryo bw'umwuka, bijya bibaho tujya tuzibona, ariko ifarashi itandukanye n'ivatiri. Ivatiri niyo atwaramo umugeni ndetse n'abakwe baherekeje umugeni. Ifarashi ayigendaho ubwe, nta wundi muntu ayitwaraho. Akenshi ubwo biravuze ngo mu ijuru habayo n'uruganda rw'imodoka. Buriya nta ruganda ndebayo, ngiye nta ruganda nabonyeyo, gusa nabonye kwa nyir'uwo musore. Nta n'andi modoka anahari rwose. Niyo modoka ye ntabwo ushobora kuyibona, iri mu ijuru iparitse ntiwanayibona. Iyo vatiri rero nishinzwe kuza gutwaramo umugeni, yarimbishijwe, yateguwe, bayidekoye, ihora idekoye, niyazamo aje gutwara umugeni. Ntiboneka henshi rero, no mu ijuru ntawe wapfa kuyibona. Ihagurukije ifite ikizanye, ije gutwara umugeni gusa. Ubwo rero muri iyo nkuru kumva ijwi ry'Imana nyine, ariko tuvuga kwerekwa, urabibona neza kandi bikanakwiyereka. Ubusobanuro burya yaguha ijwi rije, riguha n'ubusobanuro. Ntabwo rigushyira mu rujijo. Hari ikindi kibazo nari ngiye kukubaza, kibaza ngo umuntu ushobora kumva ijwi, wenda umukozi w'Imana akaza akavuga mu ndimi ari wewe agambiriye kubwira, bigatuma mpita nibaza, ubundi igihe impano y'umwuka wo kuvuga indimi yatangwaga, buriya umuntu ashatse yavuga ngo byari bifite ubusobanuro, kuko uwo mwuka watanzwe kugira ngo abantu bavuge mu ndimi, babwire abantu bari bateraniye hariya hantu batumva izo ndimi. Kugera kuri uyu munsi impano yo kuvuga indimi, ugasanga mu rusengero uri umunyarwanda, uri kubwira abanyarwanda, ariko uvuze mu ndimi rwa rurimi undi muntu wese adashobora kumva. Rimwe na rimwe hakabaho n'igihe wenda ubyumvise adakijijwe ashobora gutekereza ati biriya bintu wabihimbira, ukumva nyine urwo rurimi ntirurabaho, ntirunumvikana. Ubundi ruriya rurimi ruba rurwiki. Buriya ni ya mpano y'umwuka, ni ijambo ry'ubwenge, bakavuga ko ari ururimi ruva mu ijuru.
icyo bisaba rero ni iki? Bisaba ngo niba umuntu muhanuzi ufite iyo mpano, kuko twese ko tugira iyo mpano, genderekwa nk'ijwi nkaryumva, ijuru nkarivugana naryo, mu ijuru nkareba, nkamenya amakuru yose, nkayanya afite amakuru, ariko simvuga mu ndimi. Cyakora nzivuga nsinziriye, ndi mwiyerekwa rimwe na rimwe, ariko gutya sinzivuga. Bivuga ngo rero uriya muntu ufite iriya mpano yo kuvuga indimi rero, kuko ashobora gushyira abantu mu rujijo batazi iby'indimi. Niyo mpamvu biba bisaba iki? Akenshi bisaba ngo niba atangiye kuvuga mu ndimi, haboneka undi munyamwuka uzi gusobanura indimi, ufite umwuka nawe gusobanura indimi. Ntabwo kenshi na kenshi araboneka. Ntabwo rero indimi zasobanurwa n'umuntu wize urangije ufite umudipolomate runaka, ntabwo yanabisobanura rwose. Ahubwo haza umuntu utarize no mu wa mbere rwose, akajya mu mbaraga nawe kubera iyo mpano agasobanura, yakajya avuga nawe asobanura. Bitabaye ibyo ngibyo rero benshi bajya mu rujijo. Bisaba kugira ngo haboneke umusobanuzi, kandi byanze bikunze iyo mpano yakoze uwo muntu uvuga mu rurimi, iyo bibayeho byanze bikunze haboneka umuntu nawe usobanura. Kimwe nuko hariho igihe agira n'impano yo gutasobanura za ndimi avuze, akabisobanura byose muri ubwo buryo bwo kuvuga mu ndimi nicyo urushatse kuvuga. Burya nawe aba yumva ijwi rivuga, yumva ijwi ry'Imana rivuga, ibyo rivuga nawe agahita abivuga. Rero kenshi hari igihe aba narireba. Nk'ubu iyo dusomye mu gitabo tubona ko mu gihe cya Belushazari cyangwa se bariya ba Nebukadinezari, yego, yagiye arota, abona ararota, abona ikiganza cyandika ku rusinga, birarangira, ariko biramuyobera. Ariko hari umunyabwenge nk'aba Daniyeli uzi gusoma inyandiko. Natwe izo nyandiko twarazibonye, ubu mfite inyandiko nabonye mu kirere ndayisoma, ariko nyibwira abantu kandi nkamenya igisobanuye. Arangije Daniyeli aramusobanura, amubwira ati iyo nyandiko yanditse isomwa gutya, yanditswe gutya. Nawe yareretswe ariko ntiyamenye ibyo yeretswe. Nawe yumvise ijwi, ari ijwi rimuburira, rimubwira kwitwara neza, ariko ntiyamenye iryo jwi iryo ari ryo. Bivuga ngo rero yaba ari umunyamwuka uvuga mu ndimi, akenshi hagomba kuboneka umuntu umusobanuzi. Kandi na Bibiliya irabivuga ngo niba habonetse umuntu ufite umwuka wera wo kuvuga mu rurimi, hagomba kuboneka n'umuntu usobanura izo ndimi, kuko buri muntu afite impano iye, iyo kuvuga mu ndimi, iyo gusobanura indimi, iyo kwereka akavuga ngo mbonye iki. Izo mpano zose mu rusengero burya ziba zihari. Iyo impano nk'iyo igaragaye mu rusengero, mwigenzura gute mukamenya ko iturutse ku Mana cyangwa se idaturutse kuri Satani? Biroroha kuyigenzura. Byonyine ibivugwa muri iyo mpano y'umuntu, indimi, ubusobanuro, uriya muntu usobanura, ufatiye ku byo asobanura, byonyine bihita byumvikana ko ari iby'Imana birisobanura. By'Imana birumvikana. Iyo ari iby'Imana birumvikana ko ari iby'Imana. Iyo kandi ari umuntu ufashwe n'umwuka w'ubuhanuzi, ari Imana itarakura, ariho afatwa n'umwuka ariko itarakura, nabyo turabimenya. Iyo tumaze kumenya rero ngo uriya muntu afite impano yo kuzura umwuka, yo guhanura, ariko ntabwo iravanguka, icyo gihe turamwigisha. Mwigenzura gute ko Satani nawe azi Bibiliya? Naho yagiye akoresha ashuka Yesu, yaramubwiraga ngo handitswe gutya, izagutegekera, cyangwa se ijya kubwira Eva, n'ubundi yakoresheje ijambo ryo muri Bibiliya imubwira iti, ikamubwira ibiri byo ariko igashyiramo akantu gato k'akanyuma. None ya mpano wayigenzura ute kugira ngo umenye ko muri kuri kwavuzwe nta kandi kanyama gato yakarimo? Buriya buri muntu wese afite impano. Iyo haje uwo muntu ufite impano, ugize impano yo guhanura mu ndimi, hari n'abandi bantu natwe tuba dufite impano zo kumenya. Hari impano yitwa kumenya, hari impano y'ubwenge. Iyo nshobora kuba nyifite utazi ko nanayifite, ku buryo nanakurira nkahita amenya ibyo mwimaje nawe muri wowe. Nkimara kukubona nkahita amenya amakuru yawe. Nk'ubu urugero, hari igihe mba nicara nk'ahano gutya jyewe nkaba namenye iwawe mu rugo ibyazo wahuye nabyo. Iyo mpano ibaho. Niba rero nshobora kumenya amakuru yawe, ibintu warayihuye nabyo iwawe mu rugo, cyangwa nkahita amenya ibintu urimo kwibaza muri wowe, ntabwo nta nubwo nayoberwa uriya muntu ya mpano ye ko ivangiye. Byanze bikunze ndabimenya, iyo ivangiye biramenyekana, turabimenya. Kuko nibyo hagomba kuba abanyabwenge bafite impano y'ubwenge.
impano yo kumenya ni impano yo guhishurirwa. Buriya baravuga mu ndimi ariko nyine ushobora guhishurirwa indi bari kuvuga yuko zivangiye, nkabimenya icyo gihe tukagira icyo dukora cyo kuba twamuhugura. Reka tugenda twerekeza ku musozo, mbaze ikibazo gisa nk'aho ari icya nyuma. Twavuze ku muhamagaro, tuvuga n'ukuntu Imana ihamagara. Ikibazo cya nyuma kirerekeza n'ubundi kuri uwo muhamagaro, ni gute umuntu ahamagarirwa kujya gusengera, wenda tuvuge ni mu butayu nk'uko benshi bakunze kuhita. Hari ikintu mwigeze kuvuga ko mwahamagariwe kujya gusengera Kinyamakara, ukumva ngo umuntu azajya gusengera nimba ari Kanyarira, Kizabonwa, nyine ahantu henshi hagiye hatandukanye ho gusengera. Ngahita nibaza, ubundi iyo uri iwawe ugasenga Imana ntabwo ikumva? Uwo muhamagaro wo guhamagarira umuntu kujya gusengera ahantu rimwe na rimwe biba binabujijwe, ugasanga nubwo wagiye ariko urahigana n'abashinzwe umutekano, icyo kintu cyo mwakisobanura gute? Nibyo, icyo ngicyo buriya ikintu cyitwa umuntu tw'umusirikare, ntabwo umusirikare yakorera imyitozo mu rugo. Mu rugo ni mu byishimo, mu rugo ararya, yugama imvura, nta zuba, nta n'ibimuhiga nk'uko bihiga abantu, nta kibazo afite. Ntabwo umuhamagaro wo mu rugo rero burya ukenshi ubufasha. Rero umukristo ni nk'umusirikare, ugomba kuvuga ati ambara witegure tugende. Umusirikare yiringiye guhura n'imvura, umusirikare yiringiye kugenda akaza kugwa mu mugina, umusirikare yiringiye ko nagenda aza gukandagira mu mahwa. Ibintu byose aba yiteguye ingaruka zose kugira ngo agaragare. Bibiliya yaretse iravuga ngo nta muntu warushanwa mu gisirikare ngo ahabwe ikamba cyangwa ipeti atarushanijwe neza. Ngo nta muntu waba umusirikare ngo yishyire mu by'ubuzima ngo aba akinejeje wamwandikiye ubusirikare. Ubukristo nawe rero aramutse agonye muri ubu buzima bwo mu rugo, ngo ndasengera mu rugo, ngo ndayerekerwa mu rugo, ngo Imana ngo umuhamagaro wanjye ni wo mu rugo hano, ntabwo byemera. Ntabwo waba ukinejeje waguhaye ubusirikare. Ubwo nuvuga ngo aha guhamagariye kujya bari hujya, aho niho ugiye kugeragezwa. Reka mbwire ijambo ritoya. Umugabo witwa Gideyoni ahamagarwa, reka nihute nubwo yenze kwa afite akanya gatoya. Gideyoni ahamagarwa amaze guhabwa ingabo nyinshi zijyanwa muri hehe, zijya kurwana n'Abamidiyani. Arangije Imana ibwira Gideyoni iti ingabo muri kumwe uzifate mugende mujye ku musozi mbareho mbageragereza. Bagiye mu igeragezwa. Umuhamagaro wa Gideyoni ni ukujyana ingabo ze ku musozi, niho bureberwa. Ubundi mu rugo hano muri quartier hano ni mu byishimo hano ntago byemera. Bajya ku musozi muremure, kuwuterera byo nyine ni ingorane. Ubwo niho ugiye kugaragarira kuri umukozi w'Imana, kugira ngo uzave nk'umuntu ukorera Imana, uzahagira bikemera, wasonza ukihangana ukayikorera, warwara ukandara, umva ibibazo byose byakugwaho ukabyihanganira. Ni ku musozi. Guterera umusozi rero birahenze, no kugerayo n'imvura yaho n'imbeho yaho birahenze. Ati niho mbageragereza. Gideyoni n'ingabo ze kugira ngo baneshe bareba Midiyani bagiye ku musozi, niho bageragerejwe. Benshi baratsindwa. Burya ku musozi benshi baratsindwa. Mu butayu abantu benshi baratsindwa. Ahantu henshi uhamagariwe muri ibyo bibazo bikomeye baratsindwa benshi. Aha abavayo ni intwarane, niho ugaragarira nawe. Uyu munsi reka nguha nk'akagero gakomeye cyane k'ibanga ryacu. Ubu muri iyi covid abakristo benshi ni nko ku musozi navuga. Abakristo benshi niho bagaragariye. Abantu badasenga Imana by'ukuri. Nawe harungwa wasanga harabuze baguye bagujijwe ngo na covid. Imana ishobora kuba yaremeye ko iyi covid iba kugira ngo abakristo benshi bazagaragare bashyitse. Ubu rero hari abantu bagiye kurangiza basangiza neza, bafite amapeti ya gisirikare. Ubu ni ku musozi bari benshi baraneshejwe, baraguye. Noneho arangije benshi barahagwa ku musozi, basigarayo barahagwa, baratinya. Bamaze gutinya barataha. Bamaze gutaha Imana yongera amuhamagara bwa kabiri iti Gideyoni, abantu muri kumwe baracyakomeje kuba benshi, bamanukana ubanjyanire ku mugezi mbareho mbageragereza. Noneho bagiye kugeragezwa ku mugezi ahantu hakomeye cyane, uzumva ngo n'abajya gusengera mu mazi bajyayo. Si ugupfa kujyayo burya wanajya amazi akagutwara ujyanye n'ibyo ujya utahamagawe. Bajya ku mugezi
Imana ibitegetse, ijwi ry'Imana yararyumvaga, ajyana ingabo ku mugezi. Ati maze rero mbabwire ukuntu muri bubigenze, mugeragerezwa. Abantu bari bunywesha amashyi bapfukamye, abashyira ukwawo. Abari bumwe baje bagiza amazi ururimi nk'imbwa, kumwimbwa inywa amazi. Abo ngabo ntibakwiriye kurwana urugamba, ntibazarunesha. Banagutera umwako, ubashyira ukwawo. Gideyoni arabikora kuko ijwi ry'Imana rimubwiye. Arangije ku mugezi, aratangira baranywa amazi. Bamaze kunywa, abanyweye bapfukamye bubashye Imana, banywesha amashyi neza. Abo ni abana b'Imana bera imbuto nziza. Umubare wabo bake cyane 300. Hari ikintu bisobanuye kino, utazavanga mu rusengero abantu benshi barakijijwe. Tuzavuye ngo barakijwe bose. Tuzava ngo korari benshi bose barakijijwe ni sawa. Oya, harimo umubare w'abantu banywa bapfukamye bera imbuto bakijijwe. Hari n'abandi baje bagize bakora ibyaha. Abaririmbyi baririmbana ibyaha baje bagiza. Abanyamasengesho basenga baba muri groupe. Ntabwo nakubwira akajambo gakomeye kuko hari umunyamasengesho w'umunyamwuko uhanura kandi adakizwa. Akora ibyaha. Aho naho hari n'inyigisho ubwo nago twaganiraho agahanura adatihana ibyaha. Bivuga ngo ku mugezi barageragezwa, bamwe barajabagiza. Urumva abasirikare barajabagiza, abasirikare barajabagiza, abaririmbyi barajabagiza, abanyamasengesho barajabagiza, birumvikana ko harimo n'abadiyakoni bajabagije. Ariko abantu neza bake 300 gusa banyweye bapfukamye. Imana yavuga iti dore umubare nashaka n'uwo nguwo. Abo ngabo nibo nzaguhaye bazagufasha kurwana abamidiyani mukabatsinda. Abo nibo nzabakirisha. Abandi bose simbashaka ku rugamba, ntago babyavamo. Babatera umwako, batuma abamidiyani babica, bataye basubira iwabo. Barangije Gideyoni ati abantu mwese mwanyweye mujabagiza nk'imbwa, mwitaye Imana ntibashaka hano. Basiga impamba zabo barazisigaho baragenda. Ubwo ngubwo rero icyo ngicyo ku gisubizo mwamukigezeho. Guhanura, kujyanwa mu butayu, muri ku musozi, kujya gusengera mu mazi, kumugeza aho bagiye gusengera. Bisaba ngo nubwo mugiye muri benshi, hari abantu bake cyane bagiye gusenga Imana by'ukuri. Ibi bifite mwe hari yerekwa mfite nanditse mu gitabo rivuga kujya gusengera mu butayu. Kujya gusengera mu butayu atari umuhamagaro wawe, Imana itagutumiye, itakuzi, utihana, ufitanye amasinde n'Imana, ntacyo bikumarira. Ariko hari abantu baba bagiye mu butayu Imana ibashaka. Muze twigendere mu butayu munje kubanyagiriza. Twebwe tugezeyo twakubitiwe aho n'akaga. Twagenze urugendo rw'amasaha 4 mu nzira n'amaguru yacu. Nta gatike twari dufite ubwo. Nako twari dufite gatoya, twaburaga imodoka yo kujya kudusayidira. Imodoka zazuzuye n'agatike gatoya kari budusunike, nako turakagumana tubura itike, tubura uburyo tugenda. Tugezeyo n'amaguru n'amasaha 4. Dutangiye gusenga sawa. Turi kivunge turi abantu benshi cyane. Harimo bamwe basenga Imana n'abo baje kwirebera. Abaje bahamagawe n'Imana n'abaje bihuruje. Bose baba hari turi kivunge turi benshi. Imana yohereza ikintu cyitwa imvura. Umusirikare rero ibyako byose ingaruka zose arazirengera. Imvura yatunyagiye amasaha 12. Yadutangiye saa 7 z'amanywa, hagati ya saa 7 na saa 8, itugeza saa 10 za mu gitondo mu ishyamba. Cyo kinyamakaraje ku musozi muremure. Imbeho ihaba iteye ubwoba. Ku buryo igicuku cyageze umuntu umubiri wihimye kubera imbeho n'imvura. Imana ivuga natwe tubwira ati ni ikintu nashaka kongeraho ntigezeho, mbashyize ku mwanya mwiza, noneho mugiye gutangira duhabwa n'amayereko, mugiye gutangira umurimo wanyu, nagira ngo ndebe ko muza abakozi banjye neza. Rero hari abahamagarwa muri ubwo buryo Imana igira ngo ibacure. Hari umuririmbyi wavuze ngo mvugutira kandi uncure inkamba zimvemo, umpindure icyuma cyawe uhora ukoresha. Ibintu nk'ibyo. Ubwo Imana ibigira ngo ibone kwigucura.
hano mu rugo mu nzu ntabwo yagucura ngo bikunde, uri mu mudamararo, nta mvura ngo igukubite, nta zuba, inzara itakwica ngo ubure no guha amazi, nta kigeragezo, nta gikoko ngo wikange inyamaswa, kuko mu ishyamba hamwe inyamaswa ijya hari ifuhu yumva, nawe ujye mu mwuka usakuze kandi inyamaswa iri ifuhu uri hariya. Ibireba n'umutekano rero byo gusunikana ntabwo aribyo ngibyo umuntu ashobora kubitindaho, kuko wenda icyo gihe twebwe twahamagawe bikemewe cyane, covid ntaririho, twaragendaga tugasenga, n'abayobozi twarasenganaga, n'abagitifu barahazaga tugasengana, bamwe tutanabazi ko ari bo, ariko abandi tukanabamenya bakijwe, baraza batwibwiraga tukamenya ko ari bagitifu, abantu bakomeye reka buriya mu buyobozi hari abantu bakijijwe, twarasenganaga rero n'abayobozi rwose bakomeye bo mu mirenge, bo mu turere bakomeye, nta kibazo cyari gihari icyo gihe. Ariko nuvuga ngo nubwo byaba bikomeye, Imana gushaka mu butayu yakugwangana ngo ngwino tugende, kandi wagenda kandi ntacyo waba, iyo uri mu burinzi mu muhamagaro w'Imana nta kibazo. Ariko ugiye wihuruje nta gahunda mufitanye n'Imana, ushaka guhura n'ibibazo, hari n'abapfa Imana ukajya Imana itagushaka wihuruje ikaguteza igikoko kikakurya. Ariko iyo uri kumwe n'Imana nta kigukora kora. Reka dusoze mugira inama abakristo. Inama twabagira niyo kugendera mu muhamagaro. Umukristo agomba guhagurukana umuhamagaro. Niba ugiye gukizwa, haguruka uzi kugiye gukizwa, wemereye Imana, wemeranijwe n'Imana kugiye gukizwa, ugiranye isezerano n'Imana ugiye gukizwa, kandi wemera ko ako gakiza uzakagumamo, kandi wemera ko Imana aho izajya igushyira uzajya ujya, aho izakuyobora ariho uzajya uyoboka. Nikubwira ngo njya ujyeyo, hano hajye jyayo, garuka ugaruke, hagararaho, nikubwira ngo icara wicare, haguruka, nikubwira ngo iki gikore ugikore, iki kireke ukireke, nikubwira ngo iki ni kibi emera ko ari kibi, nikugira inama uyumvire. Imana ikugira inama inyujije muri mwarimu, ikugira inama inyujije muri pasiteri, ikugira inama inyujije mu vugabutumwa nkanjye, ikugira inama inyujije mu muntu uje kugusengera, ikugira inama ubwawe unasinziriye, ikugira inama muri na wenyine wicaye gutyo umutima wawe, Imana ikagusanga mu mutima wawe ikakuganiriza. Rero niba abakristo ari abakijijwe, nababwira kugirana ubumwe n'Imana, bakajya bumva icyo Imana ivuga. N'utakifite akagishakisha, shakisha uburyo ki wamenyana n'ijuru, shakisha uburyo ki wagira ijwi, wakumva ijwi ry'Imana. Umukristo udafite ijwi ry'Imana, utavugana n'Imana, ntabwo abirambamo, akantu kose kaje karamugusha. Burya iyo uvugana n'Imana, burya reka mbwire gukizwa cyangwa kudakora ibyaha. Twese si uko tutakora ibyaha, hari igihe wumva icyaha wanagikora, ariko hakaba hari Imana, hari ijwi rikubwira ngo have, rikwereka ingaruka z'icyaha. Iyo uvugana n'Imana rero, ijwi ry'Imana niryo rigufasha kwirinda icyaha, si wowe ubwawe wabyirinda ngo ubishobore, ntacyo urusha abandi, ariko ijwi ry'Imana rihora rikubwira ngo have, rigukomakoma, wajya ngo have. Nkatwe nk'abasore, ukara mukobwa kumva uramukunze, kumva wanamushimashima, ijwi ry'Imana kupaneta kirazira. Icyo gihe rero uko niko mbwira abantu ngo abantu nibemere kuyoborwa n'ijwi ry'Imana, umwuka w'Imana abayobore. Iki twita umwuka wera, umwuka wera w'Imana abayobore, ni umurengezi, ni umurinzi. Umwuka wera ni umujyanama, abantu bemere kugirwa inama n'umwuka wera, ubwo nibwo bazabasha kurangiza urugendo mu mahoro. Ubwo mu biganiro tuzajya tugirana, muzagenda mwumva abantu bayobowe n'umwuka w'Imana, uburyo barangije urugendo amahoro n'uburyo bazarurangiza. Abantu bagendanye n'Imana, bakavugana n'Imana, bakumvira ijwi ryayo. Yabwira hagarara ugahagarara, yabwira komeza ugenda ukagenda. Niba ubwiye ngo hagarara ntuhagarare, imbere urahura n'akaga. Imana itugirire neza. Nawe wagira inama abakristo ndetse n'abadukurikiye muri rusange? Inama nagira abantu badukurikiye ni ukugendana n'Imana neza, kandi bakagerageza gukora ibyo gukiranuka, bakagendana n'Imana uko bikwiriye, kuko igihe turimo ntabwo ari igihe cy'umudamararo, ntabwo ari igihe cyo kurya tukarya tukanywa tukavuyarara, ahubwo ni igihe cyo guhanga amaso mu ijuru, kuko turi mu gihe kigoye, turi mu gihe gikomeye cyane. Ariko Imana irashaka yuko duhinduka muri no minsi, tukava mu byo turimo bidahesha Imana icyubahiro, ahubwo tukagendera mu murongo w'Imana. Ubwo rero inama nagira abantu batwumva, nuko
igihe turimo ni igihe cyo gutegereza umwami, tukava mu bidafite umumaro tukagendana n'Imana kugira ngo Imana izabashe kuduha ubugingo. Icyo nicyo nagiraga abantu inama, kandi abantu bagakizwa bakamaramaza bakareka kwishushanya nk'ab'iki gihe nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, bakagendana n'Imana uko bikwiriye. Imana itugiriye neza, tuzakomeza tuganire kandi tuganire ku by'uru rugendo kugira ngo tuzabashe kurusoza amahoro. Amen. Hari umuntu wadukurikiye ushobora kugira igitekerezo akavuga ati abakozi b'Imana ijambo baravuga ijambo ryiza, ariko se umuntu yavugana nabo ku giti cye gute? Ubwo muri rusange ndagira ngo nsabire abadukurikiye nimero ya telefone kugira ngo uzabakenera azabavugishe. Nomero ya telefone ni 0788 95 62 361. Izo ni nimero za MTN. 0788 95 361. Iyo ni nomero ya MTN, iyo niyo yonyine ubwayo irahagije. Ubundi paruwasi yacu ni Matyazo, niho dusengera, umudugudu wa Kiravumba, aho ngaho niho tubarizwa. Yego, murakoze cyane. Reka tubashimire rero bakunzi bacu mwakomeje kudukurikirana, ngira ngo batubwiye byinshi abenshi bibazaga cyangwa se bamwe muri mwe mwibazaga. Reka mbararikire kujya mukurikirana ibiganiro byacu. Niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo ibiganiro dukora ujye ubibona mu ba mbere. Mwakoze kubana natwe, turabashimiye.